umutwe w'inyigisho cyangwa w'iki kiganiro ni ibanga ry'urukundo rw'abashakanye. Ibanga ry'urukundo rw'abashakanye. Ariko mbere y'uko ndabwira iryo banga, ndahunda kuha abantu ka potaje. N'ubundi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu nari aha ngaha ku bari bahari umwaka ushize tuganira ku bintu nk'ibi ngibi. Baza kubaha rero ka potaje. Potaje ni ibiryo byoroshye, ni isupu wahuta kugira ngo igire gute kimwe hano hahehera, hanyuma umuntu abashe kurya ibiryo bikomeye. Kuwifite rero abanza gufata ka potaje mbere y'uko arya ibiryo bikomeye. Rero kubaha ka potaje, najyaga numva hari amagambo yajyaga avugwa n'ubu ariko aravugwa, aho ngo uriya mugore ni inkorashyano, kandi wa mugabo we uri inkorashyano. Iri jambo barikoreshaga iyo umuntu yabaga yakoze ibidakorwa. Turumvikana? Iri jambo ryajyaga rivugwa iyo umuntu yabaga yakoze ibidakorwa. Inyuma y'ishyano haba hari iki? Haba hari umuvumo. Ni ukuvuga ngo rero amahitamo y'umuntu burya, amahitamo y'umuntu ni nayo aduha icyerekezo cy'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Muri iki kinyejana turimo cya 21, inkorashyano zabaye nyinshi. Neza kuzwe inkorashyano zabaye nyinshi. Murabizi namwe? Inkorashyano zabaye nyinshi kubera ko abashakanye basigaye basuzugura nkana isakaramentu ryo gushyingirwa. Biriya ni ugusuzugura Imana yategetse. Yavuze ngo icyo Imana ifatanyije ntihakagire ugira gute ugitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ugushyingirwa kubaho na buri wese. Muri Bibiliya zimwe twita Bibiliya ngo ni iz'abarokore, Bibiliya yera, bo baravuga ngo ugushyingirwa kubaho na buri wese. Birababaje rero kubona muri iki gihe abantu dusuzugura ijambo ry'Imana. Abantu bakabana mu gihe runaka ukumva ngo ndarambiwe, ndananiwe, ni divorce. Neza kuzwe. Ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye abanyeshuri umutwe wa 5 ku murongo wa 21 niho batubwira ko ugushyingirwa kugomba kubahwa na buri wese. Bityo umugore niyubahe umugabo we, abashakanye nibubahane. Ariko muri iki gihe usanga abashakanye twarashyize imbere ahubwo ibintu bya divorce cyangwa se ubutane. Ngo ni 50-50 nta kibazo cyaho nawe usigara. Ariko tukibagirwa ko ejo hazaza ubuzima bwacu ko bizagenda, ikizakurikiraho uba mukizi ni umuvumo. Neza kuzwe. Nta mahoro ushobora kubona, nta munezero ushobora kubona, ntawo rwose. Abashakanye buriya ntabwo dukwiye gukinisha Imana. Ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 6 ku murongo wa 7 niho Pawulo mutagatifu avuga ngo muramenye Imana ntikinishwa. Neza kuzwe. Imana ntigira iti, Imana ntikinishwa. Niba yarategetse ikaba yarabivuze nk'uko bigomba kugenda, kandi bayaduhaye tuba twagize umwanya wo kubitegura neza. Imana rero ntigira gute, ntikinishwa, kandi ngo imbuto tubiba ni nazo dusarura. Imbuto yabibwe n'ibigira gute, niyo usarura. Ntabwo wabiba amasaka ngo uzasarura amateke, ntabwo bishoboka.
ntabwo watera imbuto y'ibishyimbo ngo uzajye gusarura ubunyobwa, ntabwo bishoboka. Nubiba ishyano uzasarura umuvumo. Turumvikana? Nubiba ishyano uzasarura iki? Nubiba ishyano uzasarura umuvumo. Nubiba imbuto nziza za zindi dusoma mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5:22, za zindi zirimburirwa n'urukundo, byanga bikunze abashakanye icyo tuzasarura ni umunezero. Ni rya juru rito bajya bavuga ngo urugo rwiza ni iki? Ni ijuru rito. Aha turumvikana ese kuki mbona nta bantu bandika neza kuzwe? Nimuzajya mujya mu nyigisho runaka mujye mwitwaza agakayi n'agakaramu, sibyo? Kuko ntabwo ubwonko bwacu bushobora gufata ibintu byose icyarimwe, ariko iyo ubashije kwandika akubasha kumva, abazi kwandika nimujya ahantu muzi ko muri bwige rwose ntimugasiga ikaramu n'ikazi, kuko bizabafasha n'ikindi gihe. Erega iyo twiga tuba tugira ngo tuzigishe n'abandi, ntabwo ari ukwiga twenyine. Niba wowe iwawe bitaracika, ahandi birimo biracika. Ugomba rero kujya wandika kugira ngo uzajye ugira icyo ufasha abandi, sibyo? Aka rero kari ka potaje nagira ngo mbahe, kugira ngo kumvikanye. Nubiba ishyano uzasarura umuvumo, sibyo? Twirinde rero, twirinde gutandukanya icyo Imana yagize gute yafatanyije. Kandi rwose n'impuruza ku bantu bose, jewe birambabaza cyane, bintwara umwanya inshuro nyinshi, hari abo tujya tubisobanura ariko nta kinjiza amahirwe birakemuka. Mu mwaka ushize hari umusaza wantakiye nk'uko nguko, ariko arakuze cyane, ambwira ko agiye gutandukana n'umukecuru we. Arashaje, numva binteye ubwoba. Negera umukecuru we ndamubwira ariko se mukecuru, ntabwo muvuga izina, yari agiye kuncika, nayinjiye nanjye gukora ishyano. Ntabwo muvuga izina. Umukecuru ndamwegera, mugurira n'agacupa. Ntabwo umukecuru, ibyo urimo ni biki? Kuko numvise ishyano ryaguye bimeze bite? None hambwira n'akari murore. Ambwira byinshi, andegera umusaza. Yewe mbona birambenze, burya Rugamba Sipiriyani waririmbye urungano, ntabwo nari kujya kwinjira mu kibazo cyabo kubera ko ntabwo ari rwo rungano rwanjye. Bari bambenze. Byabaye ngombwa ko mbahururiza undi muntu uri mu rugero rwabo ndetse n'inshuti yabo kandi usenga, kandi bose bahuriyeho. Nashimiye Imana ko umwe naramuporopoje, umwe arambwira ati uwo ni wowe, akizamuzana ati iriya nkecuru arayizi, amahane yayo aramuzi. Mbajije umukecuru ati yewe, ati wa mumama, ati uzamuzana aha ngaha azumve uriya musaza ibyo nkorera, kuko ngiye kwigendera. Nabikojeje rero, uwo muvandimwe arabazi bose. Twagiye mu gitondo cya kare, twarabazindukiye, twari twabateguye, ariko mu gitondo cya kare niwe mugizi tubijyamo. Umwarega undi ko birazungutana, umwe akanga kuva ku izima, umugabo ati ndaryama, umugore akantera uko muzi ihene itera. Murabizi ko ihene itera intuza, yaje ishaka nko ati ndaryama akantera, tunaryama, ati nabuze icyo gukora. Umukecuru ati ariko ibyo ndabikora, ndabyemera. Ati ndabyemera ndabikora, ati ariko nawe urasuzugura ugakabya, uragenda ukajya ku kabari ukageza abandi bagore ukanywa wenyine, uragurisha isambu, simbimenye ntitubijye inama ngo tubiganire,
kandi ubwo wumve nta bana bafite, babyaye umwana umwe gusa, nawe aba hanze, nawe ntabwo aba muri iki gihugu, aba hanze, nibo bonyine babiri mu rugo kandi bifashije, ubona nta kibazo. Ariko wakumva iyo sekibi yateye ingo muri iki gihe, umwe yari agiye kudukwe n'undi ukwe. Byageze aho mbwira uwo mumama, umva rero ndabona bari butubeshye, reka nagiriye umusaza, tugita kubanyagira. Reba ahantu ujyaniye umukecuru, umunyagire. Kumunyagira ni ukumutuka ukamwereka ingaruka z'ibyo agiye gukora. Nanjye nsigara n'umusaza ndamunyagira ariko bya bindi byo kuvuga ngo arandika, oya, nabanje kumusaba imbabazi, ndabisegura, musaba ko ampa umwanya, ndamunyagira, mwereka ingaruka, mwereka n'icyubahiro yaba atakaje. Nyuma tuza kubahuza, noneho ubwo hari ibyo yambwiye atari yavugiye mu ruhame, hari n'ibyo wa mukecuru yabwiye mugenzi we atari yavugiye mu ruhame hagati yacu, turabihuza byose. Baratubeshaga, dusanga nyine batubeshaga, turabavumbura, noneho niho twashakiye umuti. Kuko buri indwara iyo itagaragaye ntigira gute, ntikira. Twabashakiye umuti, birarangira rwose, vuga ko ubu ngubu nakusi gukeka, ubu barabana amahoro. Iyo divorce yari igiye kubaho, iryo shyano ryari rigiye kubagwirira, byarangiriye aho ngaho. Niyo mpamvu rero tujye dufashanya, niho naheraga mbabwira nti mujye mwandika, sibyo? Ntawamenya. Reka rero mu minota mikeya baduhaye yo kuganira ku ibanga ry'urukundo rw'abashakanye, ndavugamo bikeya. Ibanga ry'urukundo rw'abashakanye, ubundi umuzingo waryo cyangwa se iryo banga aho turikura bwa mbere na mbere ni muri Bibiliya. Iyo dusomye mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 31 kugeza ku wa 32, niho tubona iryo banga ngo murabona ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akifatanya n'umugore we, bakaba umubiri umwe. Ku murongo wa 32 baravuga iryo banga, aha bavuga ngo iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Iryo yobera rirakomeye. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aho bavuga ngo iryo banga rirakomeye, Yesu akuze, iryo banga rirakomeye, iryo banga rirakomeye. Abashakanye rero ntabwo bagomba kugira gute, gutandukana. Nubwo mubyumva mu makuru hanze mu bindi bihugu ngo biraba bagatandukana, ariko nabwo batandukana mu rwego rwa leta. Ntabwo Kiliziya rwose, Kiliziya ni imwe ku isi yose, ntabwo iki kintu cyemera. Urabyumva? Ntabwo ibyemera. Ibyo bizabe ku giti cy'abantu, ku giti cyanyu, ku giti cyacu, bizabe ku giti, ku mategeko ya leta, ariko Kiliziya ntabwo igira gute, ntibyemera. Urugo rw'abashakanye rero ni iki? Urugo rw'abashakanye mbere na mbere ni ishuri ry'ubutagatifu. Yesu akuzwe. Urugo rw'abashakanye ni ishuri ry'ubutagatifu. Niba mukunda gusoma imibereho y'abatagatifu hano ku isi, ntabwo bigeze babaho mu munezero kuri ibyo byose kuri iyi si. Kubera iki rero? Abantu niba wumva ko wabuze umunezero, rimwe na rimwe ukumva ntibigenda neza mu rugo, uhita ufata icyemezo cyo gutandukana n'uwo mwashakanye, rwose nagira ngo mbabwire ko ari ugukora ishyano. Murabyumva? Kumva yuko ubuze umunezero w'umunsi umwe cyangwa w'iminsi ibiri, ntabwo naje guhangayika aha ngaha mu rugo rwawe, ntabwo nakuzaniye kugira ngo mpangayikishe. Genda ukwawe nanjye ndi kwanjye, ni 50 kuri 50. Ni akantu gato, uwo munezero niba uwubuzaho akanya gato, uhita ufata icyemezo. Umubyeyi Bikira Mariya wajyaga akunda guca umugani muri ba bana yabonekeraga, ngo utaranirwa agaramye agira ngo
utaramigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Nta munezero, nta byishimo birenze uko ubyumva ugomba kubona hano muri iyi si. Turi ku rugamba kandi tugomba kururwana tukarutsinda. Icya kabiri, urugo rw'abashakanye ni ijuru rito. Aho hantu hakubiyemo ibanga. Urugo rw'abashakanye ni ijuru rito. Ababyeyi bacu mbere y'uko bajyaga gushakana, kera ababyeyi babo nabo babanzaga kujya kubabariza. Siko bimeze? Bajyaga kubabariza uko urugo rwabo ruzagenda. Bajyaga kubaza abapfumu. Kubera ko icyo gihe nta handi babazaga, baravugaga bati ubukristo bwari butarabaho cyane ngo bugwire hose. Bajyaga kubaza hehe abapfumu uko bizagenda, uko abana babo bazubaka, niba ubukwe buzataha, niba bizagenda gute, ese nyuma yaho bizamera gute. Nuko banyagwa b'abapfumu bakababwira. Hanyuma rero ubu ibintu byarahindutse. Yesu akuzwe. Ibintu byarahindutse, ubu ngubu tubwira Yesu. Sibyo? Ariko ikibabaje ubu ngubu hari abantu batajya bamenya no kubwira Yesu no kubaza Yesu. Kandi urumva ubaza umuntu cyangwa se ugira icyo ushaka kumenya ku muntu ari uko wamwegereye wamubajije. Ntabwo rero tubasha kubaza Yesu. Ntibaza nti rero niba tutabasha kubaza Yesu, tukaba nibyo nabo bahindu b'abapfumu tutazi ko banabayeho benshi tutabizi, ubwo murumva ingo zacu zubakiye kuki? Vuga gushakana twubakira kuki? Yesu akuzwe. Ubwo murumva ingo z'iki gihe zitari mu gihirahiro. Ingo nyinshi ziba ziri mu gihirahiro. Urumva kera bafite aho babasaga. Ubu ngubu tuba tugomba kubaza Yesu, tukamwegera akatwereka inzira, akatuha n'uburyo tugomba kubana dushingiye ku kwemera. Ariko ikibazo na Yesu ngo nubwo tumwumva kenshi, ariko usanga tutamuzi. Ubwo se murumva ingo zacu koko zubakiye kuki? Ubwo rero niyo mpamvu mubona Segitindi Sekiyoma yabonye irembo yinjiriramo. Yo kuduruvanya nyine ingo bombori mwumva ni Sekibi ibikora. Urabyumva? Ubu yibasiye ingo cyane kubera yuko abantu nta murongo mu by'ukuri twamweretse, nta murongo twubakiraho twamweretse ngo bidufashemo. Dukora iby'abantu, iterambere ryaraje rigezweho. Ibyo bintu rero nibyo bigiye kudukoraho. Icya gatatu, urugo rw'abashakanye ni umuhamagaro. Yesu akuzwe. Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere, umurongo wa 26, umutwe wa mbere ku murongo wa 26 kugeza ku wa 28, tubona yuko urugo rw'abashakanye ari umuhamagaro. Umutwe wa mbere ku murongo wa 26 kugeza ku wa 28, ngo nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire mukwire isi yose muyitegeke. Wenda narangirizaho. Imana igira gute? Ibaha umugisha. Abashakanye buriya baba bari mu muhamagaro, kandi Imana yabahaye umugisha. Biriya ni ukuri Imana ibyo yagombaga gukora yagize gute? Yarabikoze. Ahasigaye rero burya ngo kurinda intsinzi biragora kurusha kuyirwanira. Murabyumva? Nimurwane ku ntsinzi rero. Turi hano nk'abashakanye, nimurwane ku ntsinzi. Murabyumva? Nimurwane ku muhamagaro wanyu. Murumva? Turumvikana? Nimurwane ku muhamagaro wanyu, turwane ku muhamagaro wacu. Ubutumwa bw'ibanze abashakanye dufite Imana yaduhaye,
aribyo twumvisemo hano, iduha umuhamagaro. Mu muhamagaro yaduhaye ni ukororoka no kurera, ngo uburere buruta ubuvuke. Kurera ni uguha abana twabyaye uburere bwiza kugira ngo nabo bazavemo umuntu nyamuntu, wa wundi ukeye ku mutima no ku mubiri, uzijutse kandi usobanukiwe n'urukundo nyarwo, kandi akazarutoza n'abandi. Dufate urugero kuri Yezu, nako dufate urugero ku rugo rutagatifu rw'i Nazareti. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 2 ku murongo wa 52, aratubwira ngo Yezu uko yakuraga ngo ni nako yungukaga ubwenge kandi agashimwa n'Imana n'abantu. Aha turumvikana uko niko dukwiye natwe kurera abana bacu. Rero kubabwira ibintu 13 nihuta, ibyo ndababwiraga nti ubutaha mujye muzana agakayi n'ikaramu mwandike. Babyumva abantu uko mbona mwiheje, muri mu nzira ya divorce. Oya, ni izina rya Yezu muyamagane, naho mubitekereza cyangwa muze kugira gute kubasabira. Yewe n'abatandukanye mubasabire, kubera ko ntawamenya, ntawuvumira itararenga. Kubw'isengesho ryanyu wenda wabona bongeye bakagira gute, bakongera bagahura. Hari ibintu rero 13 ngiye kubabwira, ndabivuga nihuta, igihe dufite ni gito. Ubundi urugo rwa Gikristo nk'uko nababwiye ni kiliziya ntoya y'imuhira. Urwo rugo rero rugomba kurangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere ni ukwemera. Ababifata mu mutwe mu bifati. Icya mbere ni ukwemera. Iyo tuvuga ukwemera ntabwo ari bya bindi turirimba. Ukwemera ntabwo ari amagambo, murabyumva. Ubundi ukwemera kugereranywa ni ijisho ry'Imana. Wowe muntu ureba, ukareba n'umuntu impuhwe. Murabyumva? Icyo ni ukwemera. Ni ukuboko ukoresha uhumuriza umuntu runaka, umugirira impuhwe. Ni amaso ureresha umurwayi cyangwa uri mu gahinda, ubabaye, uri mu bibazo runaka. Icyo ni cyo gisobanuro cy'ukwemera. Ukwemera kandi ni ingabire duhabwa n'Imana. Ukwemera ni intwaro y'umukristo. Mutagatifu Thomas Becket yari umwepiskopi akaba n'umumaratiri, kuko abapagani bamwise bamuziza ko yari yanze ko bashyiraho amategeko abangamira kiliziya n'ukwemera kw'abakristo. Hanyuma icyo gihe abapagani bamusanga kuri aritari asoma misa akikijwe n'abasaseredoti, barahamutsinda kuko yari yaranze. Urugero ni nk'uko nk'ubu ngubu kiliziya mu ntambara mujye muyisabira, zo kwisabira cyane, intambara ikomeye yo gukuramo inda ku bushake. Murabizi, mwumvise ibaruwa abepiskopi bukize bandikiye abakristo, batwandikiye, barayigisomeye muri kiliziya y'isi yose rwose, kuri kiliziya nako mu Rwanda baradusomeye iyo baruwa. Ni nk'ibyo rero Mutagatifu Thomas Becket yakoze, yamaganye ayo mategeko yabangamiraga kiliziya n'ukwemera kw'abakristo. Abapagani rero ntibabyihanganira, baramwica. Mbere y'uko ashyiramo umwuka, yabwiye ijambo abasaseredoti be, nanjye ngiye kubabwira. Yarababwiye ngo ubwoba bw'urupfu ntibugomba kudutesha ukwemera no kuvugisha ukuri. Ubwoba bw'urupfu ntibugomba kudutesha ukwemera no kuvugisha ukuri. Turumvikana aha ngaha? Akenshi ibintu byinshi birimo bidutesha ukwemera ni byinshi, ariko n'urupfu ruzamo, ubwoba n'ibindi ndaza kubabwira. Ukwemera rero ni imwe mu ngabire zikomeye zitangwa n'Imana. Ukwemera kugaragarira mu gihe cy'amage, mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'ibibazo. Harya niho hagaragarira iki? Ukwemera.
arabyumva ntabwo ukwemera ari ukumubona ngo umuntu arazindutse agiye gusenga ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Hari igihe biba ngombwa noneho ko ukwemera kwawe kugaragara, hari igihe bizaba ngombwa ko kugaragara. Byarabaye muri 1994 hano mu Rwanda mu gihe cya jenoside abantu batuma abandi, byarabaye buryo wagaragaje kwemera kwagaragariye harya. N'ikindi gihe rero ukwemera kugaragarira mu gihe cy'amage, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ingorane zikomeye, harya niho hagaragarira iki? Ukwemera. Definisiyo y'ukwemera cyangwa se igisubizo cy'ukwemera tubisanga mu ibaruwa yanditswe n'Abaheburayo umutwe wa 11 ku murongo wa mbere. Baravuga ngo ukwemera ni iki? Ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye, kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Mwabyumvise? Umuntu nakubaza ngo ukwemera ni iki, mujye muniga Bibiliya. Ni Abaheburayo umutwe wa 11 umurongo wa mbere. Kandi ikindi hari impaka zikunze kuva mu abantu bakunze kujya ukumva bamwe baravuga ngo kwizera. Abo bavandimwe bacu b'Abaporoso bagakoresha kwizera, twebwe Abakatolike tugakoresha ukwemera. Intambara ikarota ngo mwebwe nk'umuzi Bibiliya, ngo mbe ntacyo muzi. Rero ndabwira yuko ukwemera n'ukwizera mu Kigereki bisobanurwa kimwe. Urabyumva? Ni amagambo amwe. Nako ni amagambo asobanurwa kimwe nubwo atavugitse kimwe. Ukwemera n'ukwizera ni kimwe. Wakoresha ukwemera, wakoresha ukwizera ni kimwe. Muri Bibiliya zabo bo baravuga ngo ukwizera ni ukwemera ko ibyo twemeye bitubera icyemezo, ibyo twemera bitubera icyemezo kitagaragara. Urumva ko bakoresha ukwizera, tugakoresha iki? Ukwemera. Ahari ukwemera bo bakoresha ukwizera, twebwe hari ukwizera tugakoresha ukwemera, ariko ayo magambo yose asobanurwa kimwe. Ntimukabigeho impaka ngo mubitindeho. Abantu batabizi nibo bashobora kubijyaho impaka. Ukwemera rero ni ishingiro ry'ibyo twizeye kandi kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ukwemera niko kwahesheje abakera gushimwa n'Imana. Yesu akuze. Ubwo rero namwe ukwemera kwacu mureke kuzaduheshe gushimwa n'Imana. Sibyo? Nitugera mu gihe cy'amage, nitugera mu bibazo bikomeye, nk'uko uyu mutagatifu Thomas Petero yabivuze, ubwoba bw'urupfu ntibukaduteshe ukwemera cyangwa ngo duhakane ukuri tuzi neza. Sibyo? Tugira amahirwe muri Kiliziya Gatolika dufite ingingo 12 buri cyumweru. Burya zirya ngingo mujye mugenda muzivuga ingingo ku yindi ngingo ku yindi, bishobora kuba mutari mubizi. Ziriya ngingo burya ni 12. Igihe duhamye ukwemera, umusaserodoti aravuga ngo nimuhaguruke duhamye ukwemera kwacu. Zirya ngingo uko zikurikirana: ndemera Imana imwe, ndemera kugeza aho tuvuga ngo ndemera ko umuntu wese ukunda Imana azabana nayo. Ukwemera rero kugizwe n'ingingo 12 kandi duhamya buri cyumweru. Tujye tubivuga rero tubihamya koko. Ni nayo mpamvu umusaserodoti avuga ngo duhaguruke. Sibyo? Uhamye kwemera arahaguruka, ntabwo yicara. Nugera naho uzakuzire ariko uhamye ukwemera kwawe. Turahamagarirwa rero kuvugurura uko kwemera, kandi kukwemera kwacu tukagira gute? Tukagukomeraho. Hari ibintu rero bibangamira ukwemera kwacu ushaka kubabwira. Mu bintu bimwe bibangamira ukwemera, icya mbere ni ubwenge bwinshi. Yesu akozwe. Abantu buze ntibantera amabuye, ariko buriya ubu narebye uko muri aha ngaha abantu bafite za metirize, hari abarimo wababona, cyangwa dogitora. Aho dogiteri hano nabo wabona, ariko si ukuba ko mu gihugu turabafite benshi. N'abalisansi banza hano baba bakeya. Icyo nshaka kuvuga aha ntabwo ari ukurwanya ubwenge twiga bwo mu mashuri, ariko ubwenge bwinshi
twiga mu mashuri bubangamira ukwemera kwacu, aho kugira ngo tugire ukwemera Imana idushakamo, ahubwo usanga turi mu bushakashatsi, tugatinda turi mu bushakashatsi. Ubwo bushakashatsi rero tuba turimo biriya bibangamira iki? Ukwemera. Bibangamira ukwemera. Icya kabiri mu bintu bibangamira ukwemera muzirinda ni umurengwe. Yezu akuzwe. Ngo umurengwe wica nk'iki? Ngo umurengwe wica nk'inzara. Abantu turakira tukibagirwa uwatugabiye. Kandi Zaburi ya 24 baravuga ngo, haranditse ngo ibintu byose ni iby'Imana. Urabyumva? Ibintu byose ni iby'Imana. N'ayo mafaranga uvuga, buri kimwe cyose ni telefoni mureba. Urabyumva? Ibintu byose ni iby'Imana, kuko Imana yitaremo ubutare ngo bakoremo iyi telefoni yari gukorwa se. Ibintu byose ni iby'Imana. Twebwe abantu turi, nabivuga mu Giswahili, turi abacungaji cyangwa se turi abarinzi b'ibintu by'Imana hano muri iyi si. Ariko twebwe nta kintu na gito tugize dufite. Yezu akuzwe. Nta kintu dufite. Ibintu byose ni iby'Imana. Icya gatatu mu bintu bibangamira ukwemera muzirinda ni ubwoba. Yezu akuzwe. Abantu dusigaye tugira ubwoba bwo kurwanya ikibi tubona neza. Buriya bibangamira ukwemera cyane. Urabyumva? Icya kane ni ibibazo tugira mu buzima bwacu. Ntaho uzabona uba utazahura n'ibibazo muri iyi si. Yezu akuzwe. Rimwe na rimwe uragenda ugafata ibibazo ukabishyira ku mugore, ubundi ukabishyira ku mugabo. Nta mugabo uzashaka utazaguteza ibibazo, utazabona n'ikibazo, kuko ntabwo wamushatse ari marayika. Reka usibye ko utamuzanye ari uwo kuguteza ibibazo, ariko nawe ushobora kubigutera atari we. Ushobora kurwara, urwaye se hari ubwihamagarira. Si wowe wanze kubaho neza nk'abandi, ariko ashobora kurwara, ibibazo bikaba biravutse. Ntabwo rero ibibazo bikwiye kugutesha ukwemera. Icya gatanu ni ubuhamya bubi butuvugwaho. Yezu akuzwe. Niba turi abakristo, kumva nitwe duhora mu manza, kumva nitwe duhora mu mahugu n'amasambu y'ibiki hirya no hino, bombori. Biriya ni ubuhamya bubi tuba dutanga kuri rubanda. Murabyumva? Biriya bibangamira iki? Ukwemera. Ngira ngo hari navuga ibyo ngibyo, kuko ibi byose iyo byageze mu rugo rw'abashakanye, ibintu biba umwaku. Mutagatifu Tomasi Beke yavuze no ku kuri. Mwabyumvise, yavuze no ku kuri, sibyo? Kuvugisha ukuri. Ukuri ni iki? Yezu yaravuze ngo, yabwiye Pilato ngo, umuntu ukunda ukuri atega iki? Amatwi. Ushaka kumenya ukuri atega amatwi Yezu. Yezu akuzwe. Nimuza kujya mu butayu, n'ikindi gihe muzaba munari mu butayu cyangwa muzirikana ijambo ry'Imana, mujye mutega amatwi Yezu. Umuntu ushaka kumenya ukuri buriya, murabyumva? Kuri atega amatwi Yezu. Naho abantu bo nta kuri. Abantu bo kubabonamo ukuri bizakugora. N'ukuri kw'ibintu hano muri iyi si kukubona bizakugora. Ibi tubisanga mw'ivanjiri yanditswe na Yohana umutwe wa 18 ku murongo wa 37. Yezu ubwe niwe wivugiye ngo, umuntu wese ukunda ukuri atega amatwi ijambo ryanjye. Ukuri ni iki? Pilato niwe wabibajije. Yohana umutwe wa 18 ku murongo wa 38. Yarabajije ngo ukuri ni iki? Yigizaga hano birumvikana, kuko yari azi neza ko Yezu ubwe ari ukuri. Igisubizo rero twakibona mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 6 ku murongo wa 11. Ukuri ubundi ni intwaro. Yezu akuzwe.
ukuri ni intwaro y'umukristo, ni nayo ntwaro ya mbere buriya. Mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefeso umutwe wa 6 ku murongo wa 11, Pawulo mutagatifu avuga ko ukuri akugereranya n'umukandara. Arabona yibwiye ubushize akugereranya n'umukandara. Hari umukandara abaromani bambaraga inyuma y'imyenda, ntabwo ari umukandara nk'uyu nguyu. Bawambaraga inyuma y'imyenda abasirikare, noneho uwo mukandara icyo wagombaga gukora murakizi, ni uko iyo bageraga mu bihe bikomeye, bageraga mu kaga, mu bihe bikomeye, igihe cy'inzara, intambara se, ibintu birakomeye, wa mukandara babaga baziritse watumaga bahagarara buguma. Urabyumva? Ntibararikire iby'abandi, ntibahengame ngo bagire gute, ntibahengamira aha ngo bajya aha, bagahagarara mu kuri. Pawulo mutagatifu yari umuhanga cyane, niyo mpamvu yafashe rero ukura kugereranya n'uwo mukandara w'abasirikare b'abaromani bambaraga. Ukuri rero ni intwaro ya mbere. Kiragiye. Ukuri ni intwaro ya mbere ikomeye cyane ku mukristo. Mujya mwumva ijambo rivuga ngo ni ukuri kwambaye ubusa. Mwumva imvugo yaturutse ariko murabazi ngo ni ukuri kwambaye ubusa. Buriya ukuri kwagiye koga, koga mu kiyaga. Ukuri kugiye mu kiyaga koga kuvanamo imyenda kuyisiga ku nkombe. Ikinyoma kiraza kirayiba, kirayiba, kirayitwara, hanyuma kihasiga imyenda yacyo. Urumva? Ukuri kuvuye mu mazi kugiye gushaka imyenda ngo kwambare kurayibura. Kureba kwambara imyenda y'ikinyoma usanga atari byo, kurengera kugenda ubusa, kugenda imbokoboko. Niho havuye ijambo ngo ukuri kwambaye ubusa. Kwagiye gutyo, ntabwo kwari kwambara imyenda ubwo ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu niyo mpamvu hariho ibintu bibiri, hariho ikinyoma cyambaye ukuri, hakabaho n'ukuri kwambaye ubusa. Nuko niyo mpamvu mubona ukuri kwabuze, nta kindi wakora. Niyo mpamvu mubona ukuri kwabuze, kubera ko ukuri se uzagusanga asa mu kinyoma, kandi ikinyoma nicyo cyambaye ukuri. Ikinyoma ubu nicyo cyambaye ukuri. Ukuri kuba kwambaye ubusa. Naho haturutse iryo jambo. Ukuri kwaremeye kugenda kwambaye ubusa, guhora kwambaye ubusa, aho kugira ngo kwambare imyenda y'ikinyoma, kuremera kukambara ubusa, kuremera kukambara ubusa. Ikinyoma cyo nyine kikagenda kibeshya ko kiri mu kuri. Nuko byagenze. Niyo mpamvu kumenya ukuri kw'ibintu runaka muri iki gihe bigira gute bigorana. Kumenya ukuri kw'abantu biragorana, kumenya ukuri kw'ibintu biragorana, kubera ko ikinyoma cyambaye ukuri. Ikinyoma cyambaye ukuri, ukuri kwambaye ubusa. Naho ngaho numvaga abantu tutabyumva kimwe. Ubwoba bw'urupfu rero bwakagombye kutubera intandaro yo guteshuka ku kwemera no kutavugisha ukuri aho tubona ari ngombwa. Icya kabiri mu bintu bidufasha biranga urukundo rw'abashakanye ni uguhabwa amasakaramentu no kuyahesha. Icya mbere ni ukwemera, nasobanura gukwemera. Icya kabiri ni uguhabwa amasakaramentu no kuyagira gutya, no kuyahesha. Abantu mubyara abana mukagenda mukajya aho ngaho, turi mu bukene, bazibatirizwe. Abandi ugasanga barabana ntibasezeranye, ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi ni urukundo. Urukundo se rushingiye ku ki? Ejo bombori mwiza n'iki se kizakuramira? Uzaramirwa n'iki? Ngo icy'ingenzi ni uko mbana n'uwo twashakanye amahoro. Ibindi ni amagambo. Ngo se kwa kana kabo ntibasezeranye, ubu ntibatandukanye. Biriya niho kurusha iminsi.
urugo rw'abakristo rukomezwa no guhesha amasakaramentu kandi ubwabo bakanayahabwa neza. Icya gatatu ni ugushishikarira kumenya no kwamamaza ijambo ry'Imana. Yesu akuzwe. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota duhabwa na Roho Mutagatifu kugira ngo dutsinde umwanzi. Ni intwaro ya gatandatu mu ntwaro z'umukristo agomba kwitwaza. Ijambo ry'Imana ni intwaro ya gatandatu. Tubisoma mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 6 ku murongo wa 17. Yesu akuzwe. Nta musirikare ujya ku rugamba imbokoboko, sibyo? Wowe wese umwanzi aguca umutwe. Ntabwo we ntakina, uwo turwana nawe ntakina, ntabwo akina, aguca umutwe, arakurimbura nureba nabi. Niyo mpamvu mugomba kwitwaza intwaro, izi ntwaro Pawulo Mutagatifu yavuze mu Banyefezi umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 10 ugakomeza ukagera ku wa 18. Iyi ntwaro ndwi nta musirikare ujya ku rugamba imbokoboko. Nibaho n'abasivili bamufata, iyo bamaze kumenya ko nta kintu yibitseho, bamufata n'imyenda bakayijyana, ubundi bakamwica urubozo. Ubusumva niba nta ntwaro ufite umukristo kandi tukaba tuzi ko turi ku rugamba, uri hehe? Nimureke rero twambara intwaro z'urumuri, intwaro z'ubukristo. Ijambo ry'Imana rero ni ngombwa naryo mu bintu bigomba kudufasha mu ngo zacu. Icya kane ni ugukomera ku nyigisho za Kiliziya. Urugo rw'abakristo buri gihe rurangwa no gukomera mu kwemera tubifashijwemo n'inyigisho za Kiliziya, kuko Kiliziya nk'uko mubizi ni ishema ryacu, sibyo? Icya gatandatu nabwiye 13 harya. Icya gatandatu, urugo rw'abakristo rukomezwa rugomba kubeshwaho n'isengesho. Yesu akuzwe. Iki cyo gitsinda abantu benshi, ingo nyinshi hari intera tutarageraho, kandi buriya umusingi twakagombye guheraho nuko tugomba gusenga. Murabyumva? Nabwo ni bya bindi nababwiraga, isengesho niyo ntwaro ya 7 mu ntwaro z'umukristo agomba kwitwaza, ariko ubundi niyo ntwaro yakagombye kuba iya mbere. Ariko uko Pawulo yazitondekanyije isengesho yarishyize ku mwanya wa nyuma, ariko iyo urebye neza niyo ntwaro iri ku mwanya wa mbere, niyo yakagombye kujya ku mwanya wa mbere. Buriya ni ukuvuga ngo rero umukristo wese usibye n'abashakanye gusenga ni ngombwa, kandi tugasenga mu buryo bwose twinginga Imana, kuko murabona ko ibintu birakomeye. Yesu akuzwe. Ibintu birakomeye. N'ubwo iwanyu ku musozi ntabwo mubibona, ntabwo mwumva amakuru se, ibintu birakomeye. Murabyumva? Nimusenge. Ubwo Bikira Mariya yarabivuze ikibeho, nimusenge. Yabivuze inshuro 3. Abantu tujyaho turidamararira, abenshi ndabona ari bakuru mwari muri icyo gihe ibyabaye murabizi. Ati nimusenge mutisengesheje. Abantu si ukuba ko batasengaga, ariko byari bya bindi cyo gusenga, cyo kubyitwaza ari amagambo gusa, ariko bitari ku mutima. Kuko iyo biza kuba biri ku mutima, tekereza ko ubu ngubu ibyo ibyari kuba ntabwo biba byarabaye. Kuko isengesho rikumira ikibi aho cyaba gituruka hose. Niyo kije kiraza kikaza uko cyakaje, nyine kikagenda uko cyakaje. Dusenge rero kandi dusenge nta buryarya. Icya karindwi ni ukuyoborwa n'itegeko ry'urukundo. Buriya nta Imana idusaba itakoze. Yesu akozwe. Nta kintu na kimwe Imana idusaba itagize gute, itadukoreye. Niba idutegeka kuyikunda, itegeko rya mbere murabizi nuko rivuga, niba idutegeka kuyikunda nuko ariyo yadukunze mbere. Nta kintu Imana idutegeka, nta kintu Imana idusaba gukora itadukoreye, nta na gito. Byose niyo yabikoze mbere. Kuko murabizi ko nk'uko nabasomeye muri bya jambo ati turema abantu basa natwe, bameze nkatwe. Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 26. Mutagatifu Pawulo intumwa mu Banyaroma nawe
yagize icyo abivuga haravuga ngo twabyongeraho iki niba Imana ari urukundo ikaba yaraturemanye urukundo ikaba yaraturemye mu rukundo ibi twabyongeraho iki nuko natwe tugomba kugira gute gukundana. icya munani mu bintu byadufasha no gusangirira hamwe ijambo ry'Imana. kugira ngo ibiryo by'umubiri turabirya tugahaga ni byiza, ariko uko duhaga ni nako tugenda duhagana. umwe agahaga undi, ariko ibiryo bya roho ntawe ubihaga. iyo bakuzwe ibiryo bya roho ntawe ubihaga, iyo wabigezemo ntabwo wabihaga. umubiri wacu, roho yacu rero ikeneye nayo kugira gute. ubwo umugabo yari afite abagore 4 kandi afite n'imitungo myinshi, hanyuma aza kugira gutya. umugore wa 4 yari inkundwakazi, yaramukundaga cyane kurusha n'abandi bose kuko niwe yitagaho cyane kurusha abandi. uwa 3 we byaragahebuzo kuko ni nawe wowe yaramusohokanaga akamujyana ahantu yari ifiyeri, akamwereka abantu ngo yari mwiza, yari igitangaza. uwa 3 uwa 2 nawe yari mwiza, akaba n'inkoramutima ye, nawe wari umujyanama we, akamufasha muri byose, muri iyo mitungo ye yose. yari nka babandi twita ba manager. niwe wageraga imitungo ye, niwe mbese wamenyaga imitungo ye n'iki. umugore wa mbere nawe yamubaga hafi, nawe wamufashije kubona iyo mitungo yose. yari afite muri iyo mitungo yari afite. yewe uwo mugore nta nubwo yifuzaga we kumuva iruhande rw'umugabo we, ariko ikibabaje uwo mugabo ntiyigeze amukunda na gato. ubwo niwe wari nyirantabwo, siko tubyita mu Kinyarwanda. babana batyo n'abo bagore 4, iminsi iricuma biza kugeraho rero wa mugabo igihe kiza kugera ageraho ajya gupfa. agiye gupfa yahereye ku mugore wa 4, aramubwira ati madamu wanjye, kubona ngiye gupfa ubu ngubu nkwiye kugenda jyenyine, kuzi ko twabanye nkakomeza neza, ko nakwambitse imyenda y'agaciro yawe ituruka Dubai, byari igenda byiza cyane abadamu bamba, ko nakwambitse nkaguha buri kimwe cyose, nkagusiga, nkagira gute. ubu se koko wakagombye kuza ugakomeza ukanda iruhande nk'uko twabanaga? muzi ukuntu umugore yamusubije? yaramubwiye ati uramenye ntaho najyana nawe. ndetse ahita anagenda, umugabo asigarana agahinda. umugabo ubwo akuka kari kagitera, ahamagara uwa 3. ese madamu wanjye, umugore mwiza, ko nagukunze kandi ubizi, ukaba warampenze kugira ngo nkubone, ubu koko ko ngiye gupfa ntiwaza tukajyana, ukaba wandi iruhande? umugore yaramubwiye ati cyangwa wasaze? wowe urabona ubuzima buraryoshye hano muri iyi si, ubuzima buraryoshye, dore ibintu bimeze neza, none ngo kubize tujyane? ahubwo batinze kugenda, abandi bagabo baza banyijyanira bantunge. umugabo agahinda karamwica, acaho wa wundi barikiye, akuka kari kagitera, ahamagara uwa 2. bose uwa 3 nabivuze, ahamagara uwa 2. uwa 2 ati, aramubwira ati mba rero madamu, naragukunze kandi rwose wabonye ko igihe cyose nagiye gukenera, igihe cyose rwose naragukeneye, kandi wambaye hafi, haba mu mafuti yanjye, haba mu ngorane, waranyihanganiye. none ko
tugukeneye ariko nkaba ngiye gupfa ntiwakwemera tukajyana kandi uruhande sinde jyenyine nk'uko wabikoraga n'ubundi. Umugore wa kabiri yaramubwiye ati mbabarira cyane, umbabarire rwose, ntacyo nakumarira, ntakora nujya gupfa nako nuba wapfuye, icyo nzagukorera nzaguherekeza ujyane ugeze kumva rwose ushyireho indabo ugushyingure neza, ariko ibyo kuvuga ngo tuzajyana uzabaze. Wa mugabo agahinda gakomeza kumwica, akuka kari kadutera. Hamagara uwa mbere, intego yanjye nshaka kubabwira ubwo muraza kuyumva, muteze amatwi murakurikira. Agera ku wa mbere, uwa mbere ataranamugeraho ngo amubwire, ahubwo yahise yumva ijwi rivugira kure rirenga ngo wewe ngo jyewe rwose nzaguherekeza, ngo nubwo wantaye wagize nyirantabwa, aho uzajya hose tuzaba turi kumwe. Uwo yari wa mugore wa mbere yari yaragize nyirantabwa. Watekereza ukuntu atigeze amwitaho. Umugabo yumvise yigashye ati iyo mbimenya neza kuzwe mwirinde iri jambo nariciyeho akantu, iyo mbimenya. Muzirinde iri jambo ngo iyo mbimenya. Mu buzima bwacu tujye twirindira ijambo ngo iyo mbimenya. Ati iyo mbimenya nari kutitaho nkaguha umwanya muri jyewe. Buriya rero natwe niba mwateze amatwi, abantu natwe dufite abagore bane, buri wese afite abagore bane. Ubwo navuze abagore mugira ngo ndavuga abagore nyabagore hano rero, oya, muntege amatwi ngiye kubisobanura neza. Impamvu mvuga ko abantu twese dufite abagore bane, umugore wa kane navugaga ni umubiri wacu. Muntege amatwi, ni umubiri wacu. Ni ukuvuga ngo buriya umubiri wacu tuwitaho, tukawambika agashati keza k'umweru nk'aka ngaka, tukawusiga, tukawusigiriza, yewe tukagendana nawo. Ariko iyo tumaze gupfa, iyo umaze gupfa bigenda gute? Ntumenye ko wanawitayeho. Niwe ubora mbere y'ibindi byose. Umubiri niwe ubora mbere y'ibindi byose. Upfa gushyiramo umwuka gusa, ubundi uhita mutandukana ukagenda ukabora, kandi ntacyo utawukoresha. Weza kuzwe, hari icyo utarawukorewe se? Uwo niwe mugore wa mbere navugaga. Umugore wa gatatu rero nababwiraga ni ubukire. Weza kuzwe, ubukire n'ubutunzi dufite byose iyo dupfuye turabisiga, kandi tuba twarabiruhiye kugira ngo tubigereho, ariko nyamara abandi nibo bagira gute? Nibo babisigarana batanagushima rimwe na rimwe. Umugore wa kabiri ni umuryango n'inshuti zacu. Ariya abavandimwe n'inshuti zacu murabizi, iyo wapfuye nta muntu wo handi ushobora no kuza ngo bakore gahunda yo kugushyingura, nta muntu wo muri famiye urahagera. Oya, baravuga bati mutegereze kanaka, nubwo waba waratishije abantu bose barashize, ntihabura na nyakamwe, ntihabura na kamwe. Avuga ngo mutegereze kanaka, hari umuntu bene wabo afite, twamutumyeho azaza, mutegereze azaza. Abo bantu rero, uwo mugore wa kabiri ni imiryango n'inshuti zacu, nibo batuba hafi bakatwihanganira, yewe niyo dupfuye nibo baza bakadukureba, bakaduherekeza, yewe rimwe na rimwe bagasigara no kumva bakidutekereza, bagashyiraho indabo, ariko nabo ntabwo tujyana. Si bose bagusiga aho ngaho, wiyumva bakigendera bakajya mu byabo, nyuma y'iminota mike cyane n'ibyawe biba byibagiranye, baba bagiye mu bindi. Umugore wa mbere rero niho narigeze, niyo nyigisho nari ndiho, ni roho zacu. So kumbwira ko birangiye?
kandi ari byo. Umugore wa mbere ni roho zacu. Akenshi ntabwo tuzitaho kubera ko ubutunzi n'ibindi byinshi by'isi biba byarafashe umwanya munini mu buzima bwacu. Roho zacu rero bavandimwe ziba zikeneye iryo gaburo ry'ijambo ry'Imana. Murabyumva? Roho zacu zikeneye iryo gaburo ry'ijambo ry'Imana rya buri munsi, rya buri mwanya, nk'uko tugaburira umubiri. Icyacyenda ni ukugenera umwanya ibiganiro mu rugo rwacu, ariko zuguzugu yo mu ngo z'iki gihe tugura n'ibindi byatwaye umwanya w'ibiganiro. Ntumbaze. Niyo mpamvu mubona ibintu byacitse. Icya cumi na kimwe ni ukubyara abo dushoboye kurera. Ibi ngibi kenshi abantu ntibabivugaho rumwe, ariko bisaba ubushishozi. Bisaba ubwenge n'ubushishozi ku bashakanye. Murabyumva? Kuko nanone kurera abo uzinubira nabyo ntabwo byaguhesha ishema. Icya cumi na kabiri ni ukurera uko bikwiye abo Imana yaduhaye, kuko ubundi burya ngo iyo unaniwe kurera neza abana wabyaye ntabwo uba ukitwa umubyeyi. Abantu dutandukanye n'inzoka. Murabyumva? Icya cumi na gatatu ni ugutanga urugero rwiza. Ndabona hasigaye iminota ibiri. Muri minota ibiri rero ngiye kubabwira nihuta gusoma ibintu 15 bibangamira cyane biza ku isonga bibangamira ingo zacu muri minota ibiri isigaye. Icya mbere, abantu babana badasezeranye ari imbere ya leta na televiziyo. Niba hano muhari, mufate iya mbere, mwegera abakristu, mwegera umusaseredoti abagira inama ariko musezeranye. Murabyumva? Kuko bibangamira ubukristu ibi bintu. Kandi bariho. Basanga bari muri korari, bari mu makoranira atandukanye, ariko ntibasezeranye. Icyo kintu bakakigenderaho ntabwo ari byo. Icya kabiri ni amakimbirane adashyira mu ngo kandi azamukira ku kantu gato. Icya gatatu ni urukundo rugenda rukendera bikagera ubwo rushyira burundu. Icya kane ni ubukene. Icya gatanu ni ubusambo. Icya gatandatu ni ubusambanyi n'ubusinzi. Ibi bintu bibangamira ubukristu mu ngo z'abashakanye. Tugeze ku cya kangahe? Icya karindwi ni amakimbirane ashingiye ku mitungo, kutumvikana ku mitungo. Icya munani ni ababyeyi batakibonera abana babo umwanya uhagije wo kubaganiriza, ndetse n'abana batakumva ko baganira n'ababyeyi ngo ntabwo tuzi ibigezweho. Ibyo niko bajya bambwira, ngo ntituzi ibigezweho. Icya cyenda ni isuku nkeya. Yewe bakozwe isuku nkeya, yaba iyo mu buriri, iyo y'aho dutuye, ubujiji n'ibindi, biriya bibangamira urugo rw'abakristu, urugo rw'abashakanye. Icya cumi ni ukutagenera Imana umwanya w'ibanze mu buzima bwacu. Murabyumva? Imana niyo igomba kuba yiwerega ntitugacuruka ibintu. Yesu yaravuze ngo nimushakashake Imana n'ubutungane bwayo, ibindi bizagenda gute? Ibindi muzabyongererwa. Ariko twebwe ahubwo tubanza mu bintu biracuramye. Nuko nakerewe nari kubibereka mu mibare ntibashushanyirije. Ibintu biracuramye. Ubu tubanza ibintu tugaherutsa Imana. Murabyumva? Ni nayo mpamvu ubona ubu ngubu mu buryo bw'umwuka abantu turacuramye, umutwe uri hasi, amaguru ari hejuru, kubera ko tubanza ibintu hanyuma tugaherutsa iki? Imana. Niba tugomba kujya gusenga buri munsi tugahera ku cyumweru, ni ukuvuga ngo ahubwo tubanza gushaka ibintu, icyumweru cyagera tukaba aribwo tujya gushaka Imana, kandi twakagombye kuba ariyo dushaka mbere, ibindi bikazaza ari umugero. Hanyuma rero icya cumi na kimwe ni ukutanyurwa n'uwo twashakanye. Kutanyurwa aho rurarikiye. Icya cumi na kabiri ni ukutaganira hagati y'abashakanye. 13 gushakira ubukungu mu nzira zitubaha Imana. Icya 14 kwizerana bigenda bikendera.
15 ari nacyo cya nyuma, kudasabana imbabazi no kudatanga imbabazi ku bashakanye igihe bibaye ngombwa. Bavandimwe rero nagira ngo mbabwire ko buriya imbabazi z'umugabo zikiza umugore. Niba hari aho yagukoshereje umugabo, imbabazi uzamugirira zizamukiza. Nawe mugore, imbabazi zawe zikiza umugabo. Se mwari mubizi ko buri imbabazi Imana itugirira arizo tuba twagiriye abandi? Mujya mubyibuka? Ngo imbabazi Imana itugirira nizo tuba twagize gute? Twagiriye abandi. Ni ibiro byo gutsimbarara no kudahana imbabazi ku cyaha icyo ari cyo cyose yagukorera, uko cyaba kiri kose. Ntuzitwaze icyo yagukorera cyo, uburemere bwacyo. Icyo Imana ishaka ni uko umubabarira. Izo mbabazi ze nizo zizamukiza. Mu gusoza rero, ibi byose twakagombye kugenda tukaba twabiganira, ariko gahunda y'amatsinda ubanza ntayihari. Ariko icyo nababwira ni uko mwebwe mwabashije kugera aha ngaha, mu izina rya Yezu dutsinde ikintu cyitwa gatanya. Twirinde ikintu niyo mbimenya. Murabyumva? Dusabe umubyeyi Bikira Mariya ajya adufasha, kandi tujye tumuba hafi, kuko ni umubyeyi ukunda ingo z'abashakanye. Kandi nawe yabaye mu muryango, yasatswe n'umugabo mu rugo rutagatifu Nazareti, abana na Yosefu na Yezu. Mukuru iby'ingo rero arabizi, tujye tumutura, ibiturenze byose tujye tubimubwira. Sibyo? Yego amatwi ngutakire nawe, abantu bataye inzira y'Imana, ubagarure mu nzira ya Yesu, ujyewe ujye ubagirira inama, ujyewe ujye ubagirira inama. Mariya ni umubyeyi w'Imana, Mariya ni umugiraneza, Mariya mwiza, Mariya nyeruneshe abari mu nyanja, abari mu nyanja. Ku izina Bikira Mariya Nyirimpuhwe, ngira ngo rero gahunda bababwiye igiye gukurikiraho ni ukujya mu butayu. Ibire byose rero murabitekerezaho, ariko muzirikane cyane ku ngo z'abashakanye, kuko biteye agahinda, kuko ni umuvumo. Dutangira nabibabwiye, murabyumva? Ni umuvumo rwose, nta munezero ushobora kubona muri gatanya. Kandi noneho ikibabaje ni ingaruka aba bana bagira. Murabyumva? Wowe ho yenda ushobora kugira ahandi, tubyita kwihendahenda. Hari uburyo wenda wabona amahendahendero, ariko abo bana mwabyaranye nta mahendahendero baba bafite. Ni akanya rero ko kujya mu butayu, buri wese arazirikana kuri ibi byose, ariko ntitwikunde gusa, kuko nubwo tugomba no kugira umwanya wo gukunda abandi. Ntitwikunde, tuzirikane, duterere akajisho no ku bavandimwe bacu, twisabire, hanyuma dusabire n'abandi. Nimuzwe Roho Mutagatifu. Murakoze.